Vuga ati hano umuntu niyo match twaduhuriyemo bwa mbere muri Premier Division, ndavuga umuntu uko byenda kose ngomba kumwereka ko nanjye nakuze, ndayikanira ndukanira match ibintu bikakurenga. Sinzabyibagirwa iyo match nakinnye iminota 38 bakira abantu b'ikitegererezo n'iki bakavuga bati uyu muntu niwe wadukundishije umupira. Muri make ninde cyitegererezo kuri wowe Mbonyingabo Regis, uvuga ati uyu muntu niwe muntu wamfashije kuba nakisanga mu mupira w'amaguru nka nawe ukunda? Bamwita Miggy. Turi Info Sport Rwanda, tukaba twakiri umushyitsi ahangaha agiye gutangira yibwira abadukurikira. Watwibwira muri rusange urinde ukora iki? Murakoze, ngiye banyita Mbonyingabo Regis, nk'abandi umukinnyi w'umupira w'amaguru. Mbonyingabo Regis, tugiye ko uri umukinnyi w'umupira w'amaguru, se ukina hehe? Nyina muri ekipe Kiyovu Sports. Kiyovu Sports. Uvuze ko ukina mu ikipe ya Kiyovu Sports, ngira amatsiko, ushobora kutubwira urugendo rwawe rw'umupira muri rusange? Urugendo rwanjye rero muri rusange ntago rworoshye, ariko wenda umuntu arucamo gake gake kugira ngo abantu babashe kubimenya, ariko ntago rworoshye kuburyo nta nubwo umuntu yagenda abyibuka cyane cyane, ariko hari ibyo umuntu aba agenda yibuka ku buryo yabicamo mu ncamake. Njye nahereye mu bana mu ikipe bita Fondation Sport pour la Paix, yatozwaga n'umuzungu w'umutaliyani, aza kudutoza. Twarimo tukiri abana benshi hano i Nyamirambo, twari benshi, twarimo benshi bagiye bavamo abakinnyi. Twakinanaga n'abo bita ba Janvier muri AS Kigali, ba Mos muri AS Kigali, bari abana benshi bw'urubyiruko hano ku i Nyamirambo. Nyuma rero twaje kuvamo tuza gukura, tujya muri junior ya Kiyovu, tuvamo. Njye navuyemo muri make, cyane navuye muri junior ya Kiyovu, ndakina, mara gukina kurangira ngiye kwiga muri interna. Umupira nsa nkaho nkuretse mbivamo, ko mu rugo bashaka ko niga cyane. Umupira nsa nkaho nkuretse, n'iby'umupira ndabireka, njya kwiga muri interna. Najyaga nyina ibintu bisanzwe by'umupira, kuko n'ikigo cyacu ntabwo cyakundaga abakinnyi cyane. Ntabwo cyakundaga abakinnyi, twakinaga nyine interscolaire bisanzwe cyangwa interclasse bisanzwe. Biza kurangira nyine ahantu naje rero kuhava, njya i Bugesera. I Bugesera niho nsa naho nagarukiye kongera gukina umupira, ko bahise banshyira mu cyiciro cya kabiri. Niho urebye natangiriye gukina mvi Bugesera, bitangirwa amagana mu cyiciro cya kabiri. Nabwo nyuma ikipe turayizamura, nibwo nasa nkaho natangiye gukina mu cyiciro cya mbere. Urebye navuye Rwamagana, nakinnye umwaka umwe icyiciro cya kabiri, turayizamura icyiciro cya mbere. Ndumva ari nanjye ari kapitene, ninjye ari kapitene. Turayizamura, tumaze kuyizamura mpita umutoza Ruremesha aranshima, arambwira tugomba kujyana i Gisenyi. Nageze i Gisenyi muri Etincelle, masinya imyaka 2, nyitwaramo neza. Mvayo mpita njya Musanze. Musanze nakinnye umwaka umwe n'igice, urebye niko kwisanga muri Kiyovu nanone, muri Kiyovu Sports. Urugendo rwawe ntabwo rworoshye, gusa tutarava aho ngaho, muri parcours cyangwa se mu nzira y'urugendo rwawe mu mupira, amakipe yose wakinnyemo hari akabazo ngize. Rwamagana umwaka umwe, Etincelle imyaka 2, Musanze umwaka umwe n'igice, wisanga muri Kiyovu Sports nk'ikipe. Tutaragera kure, ni iki cyatumye uva muri Musanze guhituza wisanga muri Kiyovu?
urebye muri Musanze icyatumye mvamo nanjye sinavuga ngo ni iki ngiki kuko n'abantu benshi barabyibazaga pe ko nakinye muri Musanze nyina sezo imwe nari titirere nyina niya kabiri ndi titirere returije bazana umutoza w'umuzungu umutoza w'umuzungu nta nubwo yantoje ibyumweru bitatu ahita avuga hari abakinnyi adashaka aravuga atanga liste atazakomezanya muri retour ko nta mukino n'umwe yigeze anyinisha ndakeka ataranankoresheje n'imyitozo wenda ngo avuga ati bimeze gutya aho kusibye ko harimo ibintu bitari byiza nyine nago urebye nago navuye neza ko umutoza yatanze liste na komite ibwira mu bwati harimo abakinnyi urekuye kandi bari abakinnyi bari titirere umutoza aravuga ngo yanaga bashaka birangira barambwira komite irambwira bana ntako tutagize nta kundi ibyo bagombaga kuma mpita nkomeza Kiyovu bahita bamvugisha muri retour nibwo naje muri Kiyovu retour uza kubafasha nza kubafasha muri retour tutarajya ku rugendo rwawe mu ikipe ya Kiyovu Sports ndashaka umbwire nk'abakinnyi bose bagira abantu b'ikitegererezo n'iki bakavuga bati uyu muntu niwe wadukundishije umupira muri make ninde cyitegererezo kuri wowe Mbonyingabo Regis uvuga ati uyu muntu niwe muntu wamfashije kuba nakisanga mu mupira w'amaguru nka nawe ukunda. urakoze umbaje ikibazo cyiza urebye nge ntago natandukira onge kure nge mvuka navutse muri famille ngira Imana ngira umuvandimwe wakinnye umupira kandi ku rwego rwiza rushimishije niwe muntu urebye nsa nkaho nakurikije kugira ngo nkunde umupira cyane birenze kuko grand frère ni umuntu wakinnye umupira ari discipline nta kibazo nawe yajyaga ngisha inama akambwira ati angira inama akambwira ati bimeze gutya na gutya niwe muntu w'ikitegererezo ureba nagendeye kugira ngo nkunde gukina umupira nshyiremo n'imbaraga. Grand frère wawe yitwa nde ko tuza abakinnyi benshi kugira ngo n'abadukurikiye bamenye uwo muntu wagukundishije umupira? Grand frère bamwita Miggy niwe ubwo nimugira neza Baptiste niwe muntu ubona usa nkaho nakurikije kugira ngo njye nkunde umupira cyane cyane. Binteye ikibazo cy'amatsiko sibyo tuzi mugira neza n'izina ryavuzwe na n'ubu riracyavugwa aho ngaho nkanjye ndibaza se ubundi bigushyira ku gitutu uvuge uteye abantu niba bazi ko mvukana na Miggy ese barambona mbese bikagushyira kuri pressure yo kugira uko witwara mu kibuga kugira ngo ube wamera nka mukuru wawe? urebye ibyo nicyo nibyo rwose kubera ko iyo ufite umuntu usa nkaho wakubanjirije akakubanjiriza agakora ibikorwa byiza ibintu agaperforminga neza we yuje uri uwa kabiri uba ugomba gushyiramo imbaraga nyinshi kugira ngo urebe ko abantu batakubona nabi kurusha uko babonye wenda umuvandimwe wawe. Igitutu cyo kirahari cyane rwose ni ugukora cyane kugira ngo ibyo yakoze nzarebe ko byasumbaho wenda. Ni byiza cyane. Nagiye kumbwira akabazo k'ibanga Miggy yumvishe ko ugeze mu cyiciro cya mbere ni ikihe kintu yakubwiye uvuga ati iki kintu yarakimbwiye nanjye nyubakiraho kugeza ubu ngubu kuko urumva yari afite experience ni nk'iyo nama yaguhaye yumvishe ko ugiye gusinyira ikipe ya mbere yo mu cyiciro cya mbere? Urabona nka mukuru w'umuntu urumva ni umuntu buri gihe uba wifuza ko watera imbere usibye no kuvuga ngo njya mu cyiciro cya mbere. Ndabyibuka kontra ya mbere nasinye i Rwamagana niwe wari wangira inama arambwira ati jya muri ekipe ifite gahunda gutya na gutya arambwira ashyiramo imbaraga ukora ibishoboka byose urebe ko watera imbere avec discipline nyine nk'uko umukinnyi aba agomba kwitwara. Kontra ya kabiri ndabyibuka Premier Division muri Etincelle
nabwo arambwira ati hano ugiye gukina mu ntara ugomba gushyiramo disipurine ugakina umupira nta kindi kikujyanye nta kazi nta kindi arambwira ati shyiramo imbaraga uzatera imbere nta kindi cyakubuza. niba ntibeshye wakinnye muri Etincelle brada wawe ari gukina muri APR. Waduha ishusho ya match ya Etincelle yahuye na APR uri guhura na mukuru wawe mu kibuga byari bimeze wumvaga umeze ute? Umuntu wakuze ureba kuri televiziyo uri umwana mutoya nka mukuru wawe ukanamufana wakumva n'abantu bamuvuga nabi cyangwa bamukandagira ukavuga ati banyiciye umuvandimwe, wumvisha umeze ute muri guhanganira amanota 3 mu kibuga kimwe? Urebye iyo match kuri njyewe mbere nayifataga nk'ari match ikomeye izanshimisha mu buzima, ariko nabwo iri no muri match zambabaje kuko Grand Frère nibwo yari akiva muri Kenya muri Gor Mahia, twagiye guhura nabo match twakiniye Gisenyi, nayikaniye ndavuga ati hano umuntu niyo match twari duhuriyemo bwa mbere muri Premier Division, ndavuga umuntu uko byenda kose ngomba kumwereka ko nanjye nakuze, ndayikanira ndukanira match ibintu bikakurenga sinzabyibagirwa. Iyo match nakinnye iminota 38 kubera gukanira, narayikinnye nyikina nabi kubera gukanira byatari mu minota 38 bari bankuyemo. Ikintu cyambabaje ndavuga nayikaniye kuko nayo nyuma ya match yaramamagara ambwira ati wabonye kwera gukanira match uzi ko akaniye ikipe ndimo none bikuviriyemo ko ukinnye iminota mike. Nakinnye nabi nyine iminota 38 bahita bankuramo. Iyo match mwaranayitakaje? Iyo match badutsinze 1-0. Iri match yakabandi kwako. Ngabo ngira ngo bazi ikibazo cy'amatsiko abatlete mwese mugihurizaho cyane cyane muri discipline ya football, ikintu bita amarozi. Ese wemeranya n'abavuga ko football ibamo amarozi cyangwa ntubyemera? Amarozi rero ko urebye maze gukina hafi imyaka 4 sezenye cyangwa 5. Amarozi nkuko nanjye nyina football ndayumva nkuko abandi bayavuga ko amarozi abaho, ariko njye ntabwo nari nahura nayo, gusa ndabyumva abantu bamwe n'abakinnyi bamwe bagatanga ubuhamya nahuye na kanaka nahuye n'amarozi gutya na gutya, ariko njyewe ntabwo byari byambaho, sinago nari nayabona. Ntarava aho ngaho ngiye kukubaza akabazo kamwe nka challenge. Bakubwiye ngo amarozi abaho, yagufata akagutumbagiza akagushyira ku rundi rwego, ngabo uburozi wabukoresha? Uburozi njye ntabwo nabukoresha, nkuko nakuze hari aho navuye hari naho nageze ntarigeze nkoresha uburozi. Sinakumva ko wenda igihe nsigaje aricyo cyaba gisigaye kugyonera imbere ujyo nkoresha nakoresheje amarozi ntabwo nayakoresha, njye nizera Imana. Kuri wowe uburozi ni iki? Uburozi njye mba numva ari ikintu kibi cyane kuri njyewe, mba numva ari ikintu kidagakwiye gukoreshwa mu mupira w'amaguru mu Rwanda cyangwa no ku isi, kuko mba numva uburozi nta kintu bushobora kuzakugezaho na kimwe. Match z'amagi wagiye uzibona nawe? Nagiye nzibona, mbona ibintu byinshi, ariko njye ntabwo nari nahura nabyo. Hari umukinnyi umwe wigeze kumbwira ngo uburozi ni umwitozo. Kuri we nawe uburozi bwiza ni umwitozo? Uburozi bundi ni imyitozo, kuko nanone ntiwakwizera ngo wakoresheje uburozi utakoze imyitozo, ntabwo bishoboka. Kuri wowe noneho gahunda yawe y'imyitozo biteye? Gahunda yanjye y'imyitozo njya nzinduka rimwe na rimwe, ntabwo ari buri gihe, ni gake gake kuko urabona twe tumaze igihe tudakora. Njya kuzinduka ugakora ka cross ugakora ama abdomino. Umunsi wanjye biba ari ibyo, nimugoroba ubundi ukirebera filime bisanzwe. Ngiye kukubaza kandi kintu ujye kumbwira ikintu cyakubabaje muri kariyeri yawe y'umupira w'amaguru ku buryo wicaye ukavuga uti
ewanje ibi bintu ngiye kubivamo abavuga bati inkweto ngiye kuzivamo nshaka ikindi kintu nakora. Nge rero ahantu hanini nagiye nyina bimbera byiza pe ko nta nagiye nyina ngo nge benshi nta nagiye nyina ngo nkunde gusimburwa. Ikintu cya mbere cyambabaje nta nubwo ari kera n'ejo bundi ni ubwo bwa mbere nari nirukanywe mu buzima bwanjye. Ubwo ni kuva mu Musanze. Ikintu cyambabaje baranyirukanye banyirukana nari titireri nyina ariko haza umutoza urumva ni n'umutoza ntabwo wabaga mu Rwanda araje nta nubwo arandeba cyangwa ngo agire gute ko match iyo ndabyibuka yaraje match ya Kigali bayikinnye nari ndwaye areba imyitozo areba match iyo liste yarebye niyo yakomezanyije abandi akaza bashyira ku ruhande kugeza aho yana match 3 aravuga ntago abari yambashaka aratwirukana nasingenge nyine harimo n'abandi kandi babanzagamo ari n'abahanga komite iramubwira uriya mukinnyi harimo abari basanzwe bakina arabyanga aravuga bagende mbibona mu itangazamakuru bamwirukanye bamwirukanye urumva umuntu wese ahita yumva ko uri umuswa iki abandi baravuga nashwanye na koca natutse koca ibintu nk'ibyo ariko nicyo kintu cyambabaje mu buzima bwanjye. Bonyi umupira wari uhagaritse habura gatoya ngiye kukubaza none ikindi kibazo kuri wowe abakinnyi bakunda ibiryo ifunguro ryawe ni irihe? Ngero nikundira umuceri nkunda umuceri ifiriti n'inyama niyo haba hariho udushyimbo dukaranze cyangwa imboga zikaranze nibyo biryo numva nkunda cyane nkunze kurusha ibindi byose. Ngiye kukubaza kuri iyi foto sinzi ko kameramani wacu ashobora kwizuminga ngiye kubanza nikwereke sibyo iyi foto wari urimo kubwira icyo umusifuzi. Iyi foto rero kameramani wacu abanza yereka abantu kuko bari niba ndeba neza uri mu ikipe ya Musanze ahangaha umusifuzi rwose wamushyize kwa Kajwiga mwari mupfuye. Iyi foto rero iyi foto twari turimo gukina na Kiyovu Sports ku Mumena match urumva twe twayikaniye cyane turakina arbitre atanga penalty agatera imbere akajya no gukina hanze akamenya uko bimeze noneho nkanjye urarana grand frère yarahaciye ndumva nshobora kuba nzi ibyiza byaho wenda icyo nagenda ngiye gukora kurushaho urumva nanjye iyo nyota ndayifite kandi abitekereza pe. Reka noneho tugaruke ku ikipe urimo ya Kiyovu Sports nk'umukinnyi wayo bite muri Kiyovu wiyumvute umeze neza d'abord? Meze neza. Kiyovu ni nk'ari mu rugo ni ikipe nakuze ndeba ni ikipe nakuriyemo urebye ndi nk'umwana uko ngaruka hari n'abari baravuze wari warayobye we ugarutse mu rugo ni ikipe njye numva mbayeho nk'aho mbaye muri famiye nk'abayeho nk'umukinnyi mbayeho nko muri famiye nko kugaruka muri famiye yo mu rugo mbese. Kamvuge ku bantu muhanganiye umwanya uyu mwaka nk'uko abandi babivuga ufite akazi gakomeye kenshi kandi gakomeye kuri wowe ntabwo wabigutera se cyangwa ngo bigushyire ku gitutu dore ko umuntu afite umutoza mushyashya ugiye gukorana nawe kuri wowe wumva umeze ute sezo iza y'umupira w'amaguru yiteguye ute nta bwoba bwa benshi ufite nk'abandi tubwire muri rusange witeguye ute guhanganira umwanya? Nge nta bwoba na buke mfite nta bwoba buri ikintu cya mbere ni ugukora kandi ugakora ibintu byawe neza ubundi ibindi umutoza nawe arareba akareba uko bimeze
agafata icyemezo nk'umutoza. Ngewe nta bwoba mfite pe, nta bwoba na buke. Okay. Witeguye guhangana? Niteguye guhangana rwose. Nibyo. Mbabarire dusohoke gatoya. Ufite mama? Ndamufite. Mama wavuze iki kuri wowe? Mama kuri njye mufata nk'ikitegererezo kuri njyewe. Kuko mama ni umuntu ngewe kuri njye mufata nkaho nyuma y'Imana, mufata nkaho ari we wa kabiri nyuma y'Imana. Ko mama ni umuntu nkurikirana, umushobora kungira inama wenda aho byabaye bibi. Mbese ni umuntu kuri njyewe sinavuga ni byose kuri njyewe. Ndabizi iyi video azayibona cyangwa natanayibona abantu bayimubwira mubwira ati twabonye umuhungu wawe yanagwaye ubutumwa. Wagize ubutumwa umuha nk'umuntu ukunda? Ntabwo namuha ubutumwa bwinshi, nambwira ijambo rimwe gusa, ni ukumbwira ko ndamukunda cyane. Icyo kibazo gihise kingarura ahandi hantu. Ngabo Regis Mbonyingabo. Ese abandi bakinnyi bagenzi bawe twagiye tubabona batera amavi, gahunda iri ryari? Gahunda nanjye mbirimo ni ukubipanga, ntabwo ari ibintu byo gupfa guhubukira. Ni ukubipanga gusa, nanjye ntabwo ari njyewe bitandikiwe, nanjye ndi umuntu byandikiwe. Ushobora kutubwira noneho ufite umukunzi? Ndamufite. Watubwira amazina ye? Oya, ntabwo namubwira amazina. Kubera iki? Oya, ntabwo navuga amazina. Ariyizi nawe. Ese niba utemera ko umukunda utamuvuze? Ariyizi nawe. Akamubwire ko umuntu wanze kuvuga, ubwo se ntiyagira amakenga? Oya, nawe ariyizi, azi ko niwe wenyine. Okay, tugana ku musozo, umupira wo mu Rwanda ubona uti? Umupira wo mu Rwanda ngewe kuri njye mbona urimo gutera imbere cyane. Mbona urimo gutera imbere kuko hari byinshi mbona mbere wenda bitari birimo. Urabona ibibuga byaje ari byiza, abatoza urareba niba barimo kurimita abatoza kuba bafite amalisanse, urareba ni byiza. Umuntu ashobora kugutoza uvuga ati ibi bintu yarabyiza, arimo kuma ibintu byiza. Ngewe mbona urimo gutera imbere. None se ni iki wakangurira abana cyangwa urubyiruko bajye mu umupira watunga umuntu, ntiwamutunga bakora ibindi? Umupira kuri njye rero mbona watunga umuntu k'umupira navuga se ni nka business kuri njyewe. Umupira ni ikintu gishobora gutuma abana wagura inzu, ushobora gutunga umuryango, kandi abakinnyi benshi mu Rwanda ubona babeshejweho neza n'umupira. Bise bingeza ku kibazo, kuri ubu umupira wawuvanyemo iki, ukugejeje kuki? Kuri umupira urabona njye ibintu sinavuga ngo nawuvanyemo iki, gusa naho ngeze ni umupira bifatika. Wenda uvuga ngo wenda nubatse akazu, ntabwo nagenda mvuga wenda ngo nubatse inzu cyane iki, bishobora gusa nk'aho ari ukwirata, ariko ibikorwa birahari. njyewe kuri njyewe umupira naho ngeze ni umupira. Nta kibazo nshobora kugira kubera ko ndahembwa, mbona amafaranga. Ikibazo nshobora kugira cyose amafaranga ibyo nkora byose ni mu mupira, n'ibikorwa birahari. Bivuze ngo umupira ni sawa. Umupira nta kibazo ni sawa. Reka tugushimire kanya waduhaye, kandi turizera neza ko n'ubutani tugukenera uzatuvugisha. Sawa, murakoze cyane, nzabavugisha. Murakoze nawe. Murakoze.